urujya no kugira umunwa muremure n'ibintu bicyane noneho arambye atari ko tiwaya ati mpamvu tutahagira ni no kuki mwahinduye amazina urumva yego biba birebere cyane noneho barahinduye n'amazina bahinduye n'amazina noneho nagije arajijisha atari ko abona yuko hari ikindi cyangenza atari kubasura yego nyuma rero musezero usubira kwa mukuru we hanyuma mukuru arambye atari ko tizabona ubundi wakoraga iki abana yewe nakunze gukora mu twari nakoze mu ari akamatira kugira ngo winzoga abana giye ntabwo winzoga akomeza winzoga n'itabi bimaze kuba nk'isaha moya n'igice dusezerana nk'uriye kwa mukuru we nandi nziko yagize gute atashye ariko yabanje hamagara mukuru we arambye ati Zabuloni yaje turaravugana tujye kumwe nta kibazo noneho yewe manuka n'amaguru kuko ni uruba ari hafi we nzi yuko asubira atashye manuka n'amaguru buhoro buhoro noneho ndi hafi kugira neza yo kuri urwo rwego kwa mukuru imodoka yibatiri ntuko inyuma intirusi inyuma ndayibirerekera irankurikira ndonye asubiye ku rundi ruhande irongera irankurikira ishuro zireze ebyiri hahitabamo abasore batatu b'inkorokoro bare bababogari cyane bahita batangira barankubita ishizo mu mutwe imigeri bagashaka kuyawa kubite mu mpyiko nkakinga amaboko abo bavuye baraso mu kanwa no mu mazuru barangije bajya muri gikapu nari impetse n'indanga muntu bahita bashyira muri butu y'imodoka abona butu barafunga uvi inkuru yanjye muntu wese uba hariho hose muri USA na Canada waba ukeneye ubujyanama n'ubufasha mu ishoramari gutangiza business kugura ibibanza n'amazu n'ibindi gari impuguke Abdu Hagenimana tugufashe muri serivisi zikurikira kujya muri Indexed Universal Life Insurance ubwishingizi bw'ubuzima bukungukira mu kugushorera imari ku isoko ry'imigabane mu buryo budahomba gutangiza business tugufasha kuyibonera impushya zose zikwemerera gukora nka licensed professional filing taxes tugufasha kuzuriza igihe no gutanga amakuru yuzuye ku misoro tukanaguhugurira kuzajya wiyuzuriza impapuro za tax returns namwe mwifuza kugura ibibanza cyangwa amazu naho turahari ku bwanyu duhamagare cyangwa twandikire aha hakurikira tuguhe ubufasha bwihuse kandi bunoze urakaza neza nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umweko muri Igasabo Shalom by'umweko tuba dufite ibikoresho bitandukanye byo mu nzu byiza cyane utubati salon ibyo mu cyumba birumvikana wifuza ibikoresho byiza handi uvuga uti ndifuza ibikoresho byiza byo mu nzu n'ahandi utugana hano mu mujyi wa Kigali i Remera uduhamage kuri 0788 070689 ubundi tuguha ibikoresho byiza bikwiye inzu yawe nziza ndi kumwe n'uyu muvandimwe tugoye ikaze muvandi murakoze cyane umeze neza ndashima Imana n'amahoro yego akoce ngo mikomeye aciye mu bikomeye amazina yitwa Ngirente Zabuloni yego ku rutare Rwanda yego nuko Ngirente Zabuloni karame ufite inkuru y'ubuzima bwa nawe tugiye kwinjiramo muri kano kanya ni inkuru wifuje ko duhera mu bugana dukwita tubangura umugani byagenze gute Zabuloni yes navuga ko ndabanza nunda kubivuga mo nihuta n'ubuhamya bureba ariko ndabuca mu myihuta twagira Ngirente Zabuloni utare Rwanda hanyuma nkabavuka mu karere ka Ruhango umurenge wa Ntongwe akanyara mu mudugudu wa Munini nabonye kubaho kw'Imana kuko izina ryo ku rutare Rwanda ndaza kuvuga aho ryakomotse ariko reka mpere mu buzima mu bwana bwanjye butoya navuga ko navutse mu bana benshi nahuye n'ibibazo n'umwana muto cyane yego ko papa yashatse abagore barenze babiri bangahe barenze babiri yego mama nawe yashatse abagabo nabo barenze nka batanu ahubwo urumva rero nige mwana mutoya mu muryango wa papa yego nige mwana muto ariko nkana nakunze guhura n'ibibazo cyane kurumva mama n'umugore mu bagore ba papa mama n'uwa gatatu mama yari yamaze kumbyara yahise ameneshwa n'umugore mukuru ajya kwishakira ubundi buzima mama rero yagiye nduhana n'umwana muto cyane ariko ikintu cyantangaje cyane
nyuma yuko aba kwa papa hari urugo rwa mbere yashatse umugabo, hanyuma umugabo wa mama andenza urugo. Andenza urugo rurerure cyane rw'imiyenzi. Arukurenza gute se ubwo? Abo mama ndakeka yarasohotse agiye nko gukura nk'utujumba mu murima two guteka. Umugabo waraza nterura nari bijyamirwa yamyeho arajugunya. Akurenza urugo? Andenza urugo. Yego. Wenda nk'abantu bo mu mujyi ntago wenda ariko ndakeka nta utazi urugo rw'imiyenzi. Turaruzi. Yego. Mbagwiye inyuma y'urugo. Noneho mama agiye kumva bakango pa yumva kantu karaguye. Arebye abaramigiye. Arangije ahita asubira inyuma aranterura. Mama rero Yego. yahise afata icyemezo. Aravuga ati uyu mugabo njugunyira umwana. Uyu mugabo njugunyira umwana ntaga nkunda nanjye ntaga nkunda. Kuko umuntu nkunda ntago yangira umwana. Ubwo mama yahise ajya gute, mama yahise afata itagenda urwo rugo ntago rurayimo. None rero ikintu ushaka kugira ngo mbwira abantu amateka yanjye kunamere cyane. Aho ngaho nahise niyita izina. Wahise uyita izina? Nahise niyita izina. Nahise niyita agati barenze urugo kakanga kakagaruka. Urundi rugo mama avuye aho ngaho ashakana mu rugo. Urundi rugo naho ashatsemo wa kabiri umugabo we nanone ashaka kujugunya muri toilette. Icyo gihe nabwo mama mufata neza umutwe ari wanze guca bari kandi hose hagiye. Mama byabaye ngombwa yuko bati uyu mwana bazamwicara, aho kugira bazamwicara ikazajya guteka kazahite mushyira saso ajye kwase. Urumva aho ngaho naho bashatse kuna muri toilette. Nabo nahise niyita izina. Nahise niyita izina yakaje mu nkangara. Kaje mu nkangara. Ubwo mu gusubira kwa papa rero. Gusubira kwa papa nabo nahise niyita izina. Nahise niyita izina ya Kabutindi. Urumva abantu badukurikiye ikintu gituma ntago bwana nuko y'abantu bamenye ubuzima nabaye kuva bwana bwanjye. Kabutindi ni ikintu kibi cyane. Yego. None rero maze kumenya ubwenge naje kubaza papa mama ari amazina nagiye nyita asobanura iki, ni wagiye asobanurira ati naje bwaje ahubwo sinzi ikintu cyatumye yita ko akiri umwana, ariko ni wagiye amwira ubuzima bwaje ko bwagiye bugenda. Urumva rero mama arakomeje akorosinze mu ngo zose, yesubiye kwa papa. Twabanaga mu rugo rwa papa turi nk'abana n'abagore batatu batandukanye. Bamwe bagenda bashaka papa naza gupfa ko yari umusaza. Yego. Bonaje guta ntangiye ubuzima kujya kuza Kigali. Ninjira Kigali ndi umwana muto mu buzima bwo gukora akazi ko mu rugo. Ariko ubuzima burakomeza bukanga ariko aho ngiye gusenga bakambwira ati wa mwana we Imana ashaka uzayikorera uzabukozi w'Imana, Imana yagukunda. Nuko abo narakomeje ndazunguruka. Nyuma najya mwira abantu bankurikiye ko naje kujya ni Bugande. Nagiye Bugande nabo ngende Bugande n'amaguru ahantu ntazi. Mvuga byanga bikura bane n'ingeri Kampala zayitangira. Urumva ubuzima bw'upfubyi nakuriyemo sinabasha no kwigana n'umwana w'umuhanga cyane kuko ubupfubyi nakuriyemo nkura nabi cyane. Nyuma yo ndibuka napanze urugero kujya Uganda ahantu ntarizi kubwo kumva ngo umuntu ugiye Bugande ngarakira. Ndagihe pati amafaranga fata igikapu cy'ibintu afite imyenda myinshi nagiye ngura myiza fata njya mu Rwanda ndakatisha. Ubwo ni nko muri za 2008 ndakeka. Sinzi ngo Uganda giye nta muntu usanzeyo ahantu ntazi ndagerageza nyabwo muri gare ndakatisha. Ubwo mfite itike n'ubundi nkatishijeho ngiye Uganda gusa. Nzi ko ngo ningeri Uganda ngo uzahitahira. Ntagiye ndakatisha. Tugeze igatuna igihe cyo guteza kashi nerekana indangamuntu. Kandi icyo gihe bari bataragerera ku ndangamuntu. Baravuga ati rero uretse ko ukiri n'umwana indangamuntu yonyine gusa ntabwo Uganda. Bati rero turagusubiza i Kigali. Ese murasubiza i Kigali kandi ningiye Bugande. Ndingiye ati ntago bishoboka kurasubira i Kigali. Ntagize rero ngo subira inyuma mbabaye. Ngeze nyuma mpura n'umusore arabatese babaye bigenze bite ariko ugomere yuko mpanga urugero rwa Uganda. Nari bazigiye senga Imana mbwira Imana uzabore zagira Bugande. Buriya Imana irumva. Imana irumva. Wewe musora abatese ufite amafaranga nkwereka aho unyura ndayafite kandi ntayo afite aho kajya. Ashisha inzira z'ubusamo abaze kunde umupaka w'u Rwanda arabategaho mpema. Nta mafaranga afite. None we nta mafaranga ufite umpaye akazi nta mafaranga ufite uko mpema. Dana ariko se hano mu gikapu ko mfite imyenda myiza kandi henze n'inkweto waretse nkamuha imyenda. Ati ngaho yinebe nta kibazo. Nkora muri baga muhaba pantaro n'ishati. Ati ngaho genda wagize Bugande. Ngeze hirya
kuri ya santere iri hino y'umupaka wawe hirya y'umupaka ya Uganda baburisha ntangira kuhura n'ihurizo y'ahantu ndi burare nta hantu uzi cyakora nabwo umuntu w'umutagisimeni nabwo se nta kuntu wancumbikira mu gitondo hakomeza Bugande arambwira ati reka da kirese ufite amafaranga hakwereka roje ese ko nta mafaranga afite arambwira ati rose mu gikapu cyawe nta myenda ufite ndayifite nawe icyo gihe muhame imyenda n'inkweto ndabyibuka yarebye n'inkweto nziza n'imyenda ahita yena ashakisha shinini cyane cyase kise iyisigaye ayishyira muri yashashe ibaga yanjye nitwaye n'ibindi byose arifitemo biheza arajyana noneho bo anyereka hano kurara mu gitondo byuka n'ishashi yanjye ubozi yuko ndi bugende n'amaguru yanjye nkarageze Kampala jugujugu ndagenda umunsi wose ndakaragira hakaba haru ngera nkagera mu ishyamba nkagera nk'isaha hafi ebyiri ngenda mu ishyamba gusa ntangira kugira ubwoba nasubira inyuma ariko bimaze kuba nk'isaha 11 mpura n'umugabo narushye nta kujya ntaki aturava ukajya he namutekereza ndashaka kujya Bugande arabata se Bugande urahaza ndekada none uzi yuko uri bugere Bugande amaguru ni cyane araseka arihika arabwira ati wowe wa mwana ati niyo wamara iminsi 3 ugenda yego n'amaguru waba utaragira Kampala waba utaragira Kampala cyakora uzikiriye nkore cyo gihe yarabatiye kugutegera imodoka ikugeze Imbarara none nugera Imbarara ushaka hurari Imbarara mu gitondo wale gukomeza ujya Kampala abo yanegeye tagisi igeza Imbarara ndambarara nabwo kujya ndare Imbarara ya myenda nisiganye yose nayitanze ndambarara mu gitondo cyakora sangura itike ingeze Kampala rero ngeze Kampala nabwo byambereye ihurizo wosabye akazi ntitwumvikane nabwo bunyirireho ntarabona umuntu tubasha kumvikana none nangije ntangira gusenga Imana yinga nti icyama mana wonye usubize wacu mu Rwanda uwo munsi gusa nageze Kampala nshaka none ubwo nabonye bimaze kunshanga nabonye hano ari kiliziya ifite ishusho umwijiro wayo niba ari mutagatifu ntaho nibuka neza ndagenda mpageze magara Yohana w'iyo shusho ndasengera mu mutima nti Imana ndakwingize n'ubundi najya gusaba ukanyumva mbere yuko za hano nabigusabye urabimba none nta buzima mbabone bona shaka simboye mbobarira ufashe usubize wacu yego naje rero mbona umugabo ugenda n'amaguru ahagara yitegereza itabona ko afite ikibazo araza aravugisha mu kigane musubiza mu Kinyarwanda bitwumvikana cyakora itabona ko afite ikibazo ahita afata akaboko anjyana ahantu kuri moteri y'umunyarwandakazi aramutekerera ati musaza ahantu ahagaze bigaragara ko yishoye n'ahanga ntabwo hazi umudamu ambaze se waje naho utamutekereza none ndashaka akazi ati se urashaka akazi ko nakaguha ufite aho nabwo akazi rero kanyuza ugakora amasuku hano kamesa ubu harimo abashabure ariko ufite aho noneho rero ngo arangaburira ariko arabata ushaka kurara ndabibuka hari umuhungu w'Urusizi wakoraga muri hoteli muri hoteli arambira ati nkeka ahantu urara hari umuhungu inshuti yanjye korara kuri depo hariya reka zimuguteretere agire gute murarane noneho mu gitondo nzagushakira uburyo ugera kuri ambasade bazagucyura ngiriye neza cyane none ikintu cyantangaje rero ahantu naraye mu gitondo asaze afite indasango nyinshi hano ku kaboko ntazi igihe zashiriwe nanye noneho mbashije twaranye abyeretse n'uwamumpaye wa mushuti wanjye w'Urusizi wakora muri iyo moteri nawe biramutangaza cyane abati rero buriya abamuciye indasango bashaka kumutwara ngo ajye kumurya ahubwo yageza amahirwe ati buriya atafite Imana yamwimanye ubundi bashatse kumutwara ngo barashatse kuyagwantware bajye kurya okay ubwo rero byarangiye n'ubundi ngeze kuri ambasade nabatekereza ariko ikintu nibuka cyashibishe nkije muri ambasade nageze gutya mbona bitabona ifoto ya nyakubahwa perezida wa repubulika naje mpita ntubika ndaseka maze guseka abakobwa batse usesiki bakora baho ngaho hano nimbonye perezida wacu warumva umwana wari ugeze ahantu atazi nta muntu wababona none ati kuva mubonye perezida ahangaha ni iwacu ndabaze ko ntacyo ntibaye bose ari iwacu rero ambasaderi ndamutekereza uko naje arantegera baze kuntegera ngaruka mu Rwanda nyuma rero n'ubundi noneho uti ngiye kugera ku cyiciro cyo ku Rutare Rwanda ba nyuma gatoya kugaruka mu Rwanda nabwo narakomeje ndazunguruka ariko ibyo nkoze reka dasi singira iterambere mbona singira icyo mbona kandi mfite igikundiro nagiye nkora ntabwo akomeye ariko singira icyo mbona abana njya ngumira abantu badukurikiye ko buriya Imana hari ikintu yakugeneye urakamika
umuntu wese arimo aca mu bibazo bitandukanye ntakirwanire ahubwo azajya gusenga Imana uri habari impamvu. Noneho rero ubwo nyuma naje kujya gusengera ajya muri Zion Temple kwa Gitwaza. Hanyuma abakozi b'Imana tubira uburyo ngo bagiye Uganda kuri Prayer Mountain gusengerayo bagira ibihe byiza cyane. Numva agize inyota nk'umuntu wabaye mu bibazo bitandukanye ku mabwana bwanjye wazajya gusengera kuri Prayer Mountain nkamenya igisubizo kibazo nkora nabyo. Nuko rero nagiye Uganda kugenda ngiye gusenga ngezeyo namaze iminsi 10 n'ingahe ni 3 ariko bagenda bambwira bati uzaba umukozi w'Imana warageragejwe uca mu bikomeye ariko ni Imana yabiteye kuko uzaba umukozi w'Imana. Baba tiretse nyuma yo kuva hangaha uzahura n'ibibazo bikomeye cyane utigeze ubona mu buzima bwawe ku buryo bazana kubika yuko wapfuye, ariko nta kintu uzaba Imana izakurokora uzahita ugikorera. Ubwo rero nabyibuka ku munsi wa 12 navuga ndashaka gusubira mu Rwanda kandi ubwo nabwo nta tike mfite ingarura mu Rwanda nagiye nasenga Imana wambwiye ko nzagukorera. None igihe cy'abasengesho nari mfite hano ku musozi kirarangiye ntitike ntahe subira iwacu mu Rwanda. Ku mugoroba wo munsi mbona itsinda ribo risenga yaturutse Kigali ndagenda ndabegera mu mama pasiteri nawe ahita nk'ubuhanuzi aravuga ati se waragira amasengesho yawe narangije. Umugabo wawe kumva ati ndaguhita itike mu gitondo cyane. None umwana n'umusore twabanaga nawe mu masenge byamutangaza cyane ahita ataguhamya atuzi koko ko buri Imana ari Imana. Akiza Buroni yazindutse ambwira ko ejo azataha yizeye itike. None itike arayibonye ko yasenze Imana yisaba itike none Imana imuhaye itike mu gitondo yisangaruka. Ariko none mu kugaruka nza nibaza nari gusa ko naciye ibibazo byinshi cyane ibibazo bambwiye nzahura nabyo birenze ibyo nahuye nabyo mu buzima nibi ku buryo nzanatanga ko napfuye mbese bibere hurizo. Hari mu kwa karindwi kwezi kwa karindwi kwa 2017 2018 yo ku itariki nka 20 nibwo nari mfite mushiki wanjye tuye hariya za Gikondo ni mwene data. Ariko subira mu gatoya muri jenoside papa akaba yari afite muramu we atwohereza duhungirayo. Muramu urumva ni nka urumva nahunganye na bene data bahungiye kwa nyina wabo. Yego. Tugezeyo rero muri jenoside tugezeyo bagira uburyo bafata babene nyina wabo natwe twagira uko badufata tutafitanye amasano. Cyakora tuhaba umwanya twahabaye igihe gitoya cyane tuza kugira amahirwe cyane subira kwa papa rero mboneyeho no gushimira cyane FPR Inkotanyi kazi yakoze ko kubohora abaturage. Umunsi twari bupfireho papa bamuboshye n'abavandimwe banje bose bababoshye uretse ni gutaro ari gusigara gusa buriya hose. Nibyo Inkotanyi zahise zifata ko gace bari baze guhamagara igitero baratesha baramenengana nabibuka n'Inkotanyi zo zagize gute nibo babohoye papa. Yego. Nyuma rero ibyo birarangiye nyuma y'imyaka 30 ejo bundi za kubaza ubushiki wanjye dusange papa ndabaza amakuru y'abasaza bawe hamwe twahunye muri jenoside biki babiri ati baraho babahese baba ku Gisenyi. Ubwo ni bakuru bawe? Ni bakuru banje wenda mu byiki ariko mu bijyanye n'amaraso kurumva n'abavandimwe babende data kwabanye na wabo kwabanye na wabo. Yego. We ntacyo mupfa. Ntacyo dupfa. Yego. Noneho rero ati baba ku Gisenyi harimo n'uwabashije ukungana ndamubwira ukunda kujya ku Gisenyi se wazabasura. Ariko se nabasura abantu zirukana muri 1994 urumva umwe yarakoze jenoside ariko ntiyafungwa ahita agenda ajya kuba ku Gisenyi abaho mu buryo bwo kwihishahisha. Noneho ariko muri umunara we yari yarafuzwe mu bihe by'inkiko gacaca aza kwemera icyaha bamukatira tije ahita atoroka adakoze yatije asanga umukwe ku Gisenyi baragenda babiyo umwe ahindura n'imyirondoro bakomera mbese abantu bakomeye. Nyuma rero naje kujya ku Gisenyi hoko naje kujyayo ko mushiki wanjye ndajya ahantu batuye ngezeyo umwe yaratuye mu Rugerero uratuye mu mujyi wa Gisenyi hasi hafi ya Petite Barriere. Hanyuma mpera kutuye mu mujyi wa Gisenyi ndamwibwira arikanga atari ko ati namahoro ariko nakahungabanye nase umuntu kuraje aho tubane ni mushiki waje bari mushiki waje kuri papa akaba mushiki wabo mwanyina wabo baragenda nganiriza tura ariko ukabona ko yahungabanye. Bodaraye mu gitora abantu rero ndashaka kujya gusura murumuna wawe uruba we yaratuye mu Rugerero murumuna wawe atuye mu Rugerero. Arabye ati noneho watireka nkurangira ahantu atuye ati nugera umuhamagare
bageze ndamuhamagara kuri telefone ndamwibira ashaka kubanza kunkata ariko mubwiye yuko naye kwa mukuru we ahita ambwira ati okay ati none ati hagarara nahaze gutora yego araza turahura turamenyana turagira turaganira tumaze kuganira ndetse ndababaza ntekuse kuki mwewe mugenda mugahera ntimugeri wani mwahuza igihugu ko ibyaha bya jenoside bakoze ujya no kugira umunwa muremure n'ibintu bicyane noneho arambye atari ko ati waya ati mpamvu tutahajyana ni no kuki mwahinduye amazina urumva yego biba birebere cyane noneho barahinduye n'amazina bahinduye n'amazina noneho nagije arajijisha batari ko abona yuko hari ikindi cyangenza atari kubasura yego nyuma rero musezero usubira kwa mukuru we hanyuma mukuru aranga atari kose tizabona ubundi wakoraga iki abana yewe nakunze gukora mu tubari nakoze muri za guest house ibintu by'ubucuruzi bese ibintu by'ubucuruzi ndabimenye ati noneho rero ati mfite ubucuruzi gomba no muri ko ni bugani reka dupange uzagaruke kwa kazi ndahubwo bahise bashira umugambi kugira ngo bazandigise nta kibazo ndataha maze gutaha ngo twumvikanye igihe izagarukira mu kugenda ngiye mu kazi rero subiye muri ka kazi baza guca mu rugerero kwa wa muntu turaganira tugira ibiganiro birambuye no yarambye ati mukuru wanjye acyari muri Kongo ntago arataha reka tube tuganira uraza kumanuka nijoro mukuru wanjye yaje nta kibazo turaganira bigeze nk'isaha 10 turamanuka natugeze muri gare ya Gisenyi ati reka tube tugiye gufata akantu mukuru wanjye bazaze nta kibazo tujyana mu kabari kari munsi ya gare turasangira ari akamatira kugira ngo winzoga abana ngiye ntabwo winzoga ayakomeza winzoga n'itabi bimaze kuba nk'isaha moya n'igice dusezerana nk'umuriye kwa mukuru we nanjye nzi ko yagize gute atashye ariko yabanje hamagara mukuru we arambwira ati Zaburoni yaje turaravugana tujye kumwe nta kibazo noneho yewe manuka n'amaguru kuko ni urumva ari hafi we nzi yuko asubira atashye manuka n'amaguru buhoro buhoro noneho ndi hafi kugira neza yo kuri urwo rwego kwa mukuru imodoka yibatiri no kuyuma intirusi nyuma ndayibirerekera irankurikira ndonya asubira kundi ruhande irongera irankurikira ishuro zireze ebyiri hayitabamo abasore batatu b'inkorokoro bare bababogari cyane bahita batangira barankubita ishizo mu mutwe imigeri bagashaka kuya wakubite mu mukiko nkacinga amaboko abo bavuye barasumuka wari mu mazuru barangije bajya muri gikapu nari impetse n'inanga muntu bahita bashyira muri butu y'imodokari abona butu barafunga amaze kwishyira muri butu y'imodokari navuye amarasi imyenda yose mbonye bimbayeho bitavuga ntuzi ko ntinagambaniwe noneho nanjye ntakira muri butu y'imodokari ngira Imana warandokoye undokora imfuza zitagira ingano ku bwana bwanjye n'ubundi ntiwemere yuko ngira gute nicwa ngo mu maboko y'abana bawe noneho ngiye kubona buriya bwantu mwe Imana irumva nagiye kubona niba ari abadamu wumvise ntakira modokari sinzi uko byagenze nabonye batiri hagarara basore baraza bafungura butu y'imodokari bankuramo banjugunya imbere y'abadamu batatu abadamu babaza basore umuhungu umuhoke abasore batiki mufashe y'igipanga ajya kwiba n'abadamu barambaza bati musore witwa ne bikugendekeye bite nabatekerereza nitwa Zaburoni navuye Kigali uyu munsi naje gusura abantu iwacu ndetse bano basore bafashe nena kujyaho nari ngiye kurara nari maze gutandukana na murumuna wo nari ngiye kuraraho sinzi icyo bamoye abadamu batese indaga muntu yawe irihe nibo ifite bayinyamuye none abadamu babwira abasore muswereke indaga muntu barayibere indaga muntu yanjye ibaruye mu wa Kigali none ifatiye bati none se ko tubona uyu musore indaga muntu ari Kigali yaje kwiba ku Gisenyi harataze none babasore bagashaka kuya wasubiza muri butu y'imodokari bakomeza urugendo abadamu batireka da ntawe mwongera kumukura abadamu bahita hamagara inzego z'umutekano haza abasirikare babiri baraza babaza uko bigenda batekereza none barangije bakora raporo bandika puraka z'imodokari n'umwirondoro wanjye abasirikare babatera Zaburoni urarara n'abashinzwe umutekano mu gitondo ugiye gute usubira i Kigali niba aho naho naraharenganiye ntago bafashije ngo bagaragaze ko aho nari ngiye kwiba nibarangiye aho bakurikiranye bavuza ahubwo baratengura n'abashinzwe umutekano mu gitondo ugiye gute usubira i Kigali kandi urumva genda ndavuga ntese polisi ifite ubugenza cya mushingano baravuga ko nari ngiye kwiba nibanyane muri polisi bagaragaza aho nari ngiye kwiba ndaho nagiye ngo banyane muri polisi bite ntanga gahunda raporo zabo bagaho abasirikare bati oya natwe turi abayobozi ntacyo
wera n'abashinzwe umutekano mu gitondo ugiye gute usubira i Kigali irondo rirayinkatisha ariko nka saa saba umukuru w'irondo aza kutuva baragenda saa 11 za mu gitondo twongera guhura hanyuma tubaze guhura batera Zabuloni maze kuvugana naho warugiye kurara batekereza uko byakugendeye none barambwiye ngo ntago wataha wakubiswe urabona warwaye nkujyanye aho warugiye kurara hanyuma witegure ejo bazagusubiza i Kigali ni nta kibazo tugenda tuganira umukuru w'irondo arabya ati Zabuloni ati buriya uzi bariya bahu ninjoro aho bari bakujyanye no hazi nekada ati buriya bari bagiye kuroha mu cyaga cya Kivu abo tugeze kwa nyiri urugo rero nyiri urugo arazanganiza Zabuloni byakugendeye kibi nirinda kumwereka ko nabaketse kari bari bangambaniye yego ndamutekereza n'ubundi bamfashe nenda kugera aha bitekereza ko byagenze arambye ati Zabuloni ugende bagushyira amazi muri dushe ukarabe baguhe n'icyo kurya urye uryame uruhuke ngiye gushaka inzira uburyo nzakujyana muri Kongo mu kazi ese uzajyana muri Kongo mu kazi kubona nakubiswe ngwaye umubiri wose watorekara amaso yayiyitsemo barasasa nk'uwo mupira wawe ati nzakuvurizayo none se ko nta byango bafite byo kujya muri Kongo ati abanyamupaka bose n'inshuti zanjye zakwabuza na kibazo naho ubwo abonye ko umupango wa nijoro upfubye agiye gupanga no kujya kugisha muri Kongo aba Imana nayo ifunga inzira aragenda yirwa ashakisha inzira arazibura abura uburyo anyambutse aragaruka yambye ati Zabuloni ati nabuze ukuntu nakwabutsa atariko ejo narifite gahunda ku Kigali ati hari ibintu byanjye byabuye Dubai biri muri Majerwa narifite gahunda kuzajya kubira ndi kumwe na murumuna wanjye musigaho hakomeza ibugande kure abana ku ishuri none reka tuzakujyane tukugeze i Kigali nguhera amafaranga wivuze ushaka n'ibyangombwa uzabone kugaruka tuye gute kujyane mu kazi nta kibazo umunsi rero kujya i Kigali kategeza ko yatse imodoka ngo tugende nkayo aririndiriza bimaze kuba saa 12 z'undi munsi maze kubona ko tutakigiye araza arambye ati rero itegure tugende bati imyenda waruri ibiryo biriye modokari nakererewe ni nta kibazo bati ibiryo n'imyenda yaje nije modokari uzi yuko ngo tugiye mu rugendo rw'i Kigali bakangeze i Kigali bakajya muri gahunda zabo none nangije ari uko twari modokari haya kubona nkabona nyuma ari gukora mu mutwe agasuhuza umutima ukamukita abantu babagiye kunyica ariko nkongera nkikomeza turagenda tugera mu rugerero kwa murumuna agiye kuza modokari aza afite ibicupa bibiri by'urwagwa ariko mukuru we akafite ubundi bucupa bw'abarikeri nka butanu yitwaje modokari murumuna yagicaye iruhande abeza igicupa kimwe cy'urwagwa hana ngewe kora kuye ko ntanywa inzoga ese ubundi wakanywa inzoga yazinywa ubona narwaye atariko se ati nisangiza niye isangiza rwose nta nzoga ashaka atoke atizeke zimwe turagenda tugeze twageze ahantu mbona bataye umuhanda wa Ruhengeri uza Kigali bakatarutse nabwo ngira ubwoba niba aba bantu bagiye kunyica nkagenda bitekerezaho kuki utabibabwiraga urabuta ko mukase mu gihe he ntabyo nigeze babwira kuko nahise ntekereza n'abantu byanga byakunda bashobora kuba bafite izindi nzira bacamo sinabitindaho none tugeze imbere rero umugabo akora mu mufuka mezo tunini tune arambwira ati Zabuloni utwo tunini tumwe urumva ryakubitwa ryajoro nari nkifite nababaraga umubiri wose amaboko yabyinge amaso yariretse bamaraso ati turagukamura tunakugabanyiriza uburibwe naho ni Federica ndaherutse n'ibyo binini ibyakurikiyeho byose nta rakimwe namenye nongeye gukanguka nyuma y'iminsi 2 sanga ryamye mu bitaro bikuru bya Kibuye ndibuka nk'isa 9 rwose nibone mu mutwe mbona akabaho kaje kariho za sero amaboko yombi ebyiri umutwe wose urapfutse ndebye mbona muri sare y'abarwayi imbere y'ihurizo none ndebye amashoka ryamyeho mbona yanditse ngo ibitaro bikuru bya Kibuye ku Kibuye nari ntarakaragira mu burengerazuba nari ntarakaragira kubona abo ngiye kubona mbona abarwayi baryamye hirya yanjye babwiye abarwaza bati sindagiza hanjye kwicara uruhande rwa Zabuloni razubutse bakomuwa bashima Imana ati Imana habwe icyubahiro Imana irakomeye baraza ati Zabuloni wezote ndaho none bati uza wavuye ntekada niyo bamwe bati baguturaguye ku rutare Rwanda bimbere ihurizo banyeka amafoto iyi foto ubona iyi foto ubona ni foto rero ku rutare Rwanda imwe mu mafoto yoherejwe ku mbuga nkoranyambaga mu karere ka Ruhango Karongi n'ibindangisha noneho rero bo bamaze gukora ibyo bakora
baze ko napfuye baragenda banjugunya ku rutare Rwanda bajya muri gahunda zabo. None rero abakuru ndahawe n'abaturage bo ku rutare Rwanda ba ubundi baba bari bafite umugambi wo kunjugunya mu manga neza nyirizina. Ariko bo bikanga abantu banjugunya aho babonye. None urabona banjugunye mu mukingo wa metero 15 uvuye kuri kaburimbo. Ndagenda ndiberangura imyenda yose bayinyambuye nama ikariso gusa ngenda niberangura wakuru rwo rw'ubusaza yitwa Remesha Tarisisi. Ni urugo rwe musi manga neza uhagaze mu muhanda haguru ureba keretse wigiye ko mwana wahegeze ubyimbaganye n'amaraso iki byose. Iyo ni foto boheje ku mbuga nkoranyambaga bakurangije bandangisha uza kuyifata uyishyira muri card. Ndetse ubwo hari nani nambaye ubusa ari mu bushira cyangwa bwa Karongi. Nuko noneho rero abaturage bo ku rutare Rwanda baravuze bati uyu musore afite Imana kuko uruba ahantu naguye umutwe w'inzu y'ubusana naguyeho iriho urutare. None nagiye kujya nkubiteho umutwe ngwisha hamaguru umutwe ujya hirya kuko abaye mu gitondo bati uyu musore iyo aza gukubitaho umutwe ubwonko twabusanze bwanyanyije bati uyu musore ko afite Imana. Urumva rero ukuntu nabonetse ku rutare Rwanda rero ubu uyu musaza mu gitondo saa 11 ajya kuri toilette arangije arambona ahita asubira mu nzabira umugore ati tabara bisha umuntu baramudutwerera. Aba mama rero na abantu bashirika ubwoba umama we araza cyakora akora ku mutima wanjye akumva umutima uri muratera. Bimaze kuba nka saa 11 n'igice 2 babyutsa abandi baturage ningo nka 3 enye ziri munsi neza ku rutare Rwanda baraza bati uyu musore aracyari muzima reka tubujyane kwa muganga. Abandi bati nimujyana kwa muganga n'ubundi mubona yapfuye akabapfiraho muramuryozo. Ahubwo reka duhabaga inzego z'umutekano. Inzego z'umutekano haza kitifu haza komando ngira ngo hageze n'uhagarara ingabo mu karere ka Karongi haza na abayobozi batandukanye. Noneho abaturage cyakora basha kugira gutembasha gutanga irondoro wanjye mu buryo ntazi n'uba nk'Imana abantu ngire neza Buroni nkongera nkahoyekera nyuma y'iminota nk'icumi nkongera akarere ka Ruhango mbasha gutanga irondoro ariko komando yandika aragahita yohereza kuvuga nkoranyambaga andikaho ngire neza Buroni uvuka mu karere ka Ruhango hanaha yatoraguye ku rutare Rwanda akaba arwariye mu bitaro bya Kibuye. Aro baronye bakimara kuntoragura banjanye baje kunjyana kuri centre de santé ya Rugabano baravuga bati n'umuntu ntabwo twamushora umuntu yapfuye bahamagara ku Kibuye bohereza birasi irantwara ku Kibuye niho nazanga muki. Ubwo rero aya mateka yose ndimo guha nanjye nayabwirwaga n'abantu maze kugira gute maze kugarura ubwenge. N'umwe mu bavandimwe banje ari mushiki wanjye dusanye abyeyi bombi umugabo we yahise ifoto yahise mugeraho kuri WhatsApp bati uniza Buroni bamwisha ariko se Buroni ko tubona atari we bagashidikanya kuko urabona isura yabyimbye cyane. Yego nuko ibyanje byamenyekanye bavandimwe basanga mu bitaro bya Kibuye ndetse baze no kugarura ubwenge ko ubuyobozi bwari babuze bati ndabyiruka komando agera yabwiye dogiteri ati byanga byakunda ayo namakuru nabwiwe ntimuzagira umuntu wese uzaza umubaniza hano mwereka abamutaye hariya batazamenya ko arwariye bakamukurikirana bakahamutsinda tutaramenya ibye. Wone bakamukuramo wanjye na mukuru wanjye umwe kuri mama baraje bahageze ndabayoberwa kandi dogiteri yaje ati nisanga tabaze murahita mufungwa kuko urumva nari ntaraba mbasha kuba nareba ariko ntaragarura ubwenge ndagira bamaje ndakana ntireka ntago baze ati mwe mugiye hariya bagiye kubatwara neza nibwo nabuze nti uriya ni muramu wanjye uriya ni mukuru wanjye ati yuko nuko agifite ibibazo bari bagiye kubafunga. Noneho rero maze kugarura ubwenge nibwo komando yayisaza n'umukozi wo kuri ribu baraza banyicara iruhande tuzamurona bite ni byiza mbere yuko wisanga ahangaha uri kumwe n'abandi byagenze bite mba raporo yose ishoboka nabuye Kigali tariki ni ngiye gusura abanaba ndetse nuko nabanje gupitirwa ku Gisenyi bitangamo raporo ndanye ndetse nuko mperuka ari kumwe nabo mu rugendo banga ko banjanye Kigali nkongera kwisanga aho kwa muganga. Kuko umwana munini nahise ntangiye gutekereza ntese ariko rwa rugendo rw'abantu bagira Kigali twarangiye ute yego bitabona ko nibwo nahise ntekereza ibyo bari bakoreye. Ubwo rero komando ahita curika ku Gisenyi ku bantu wa Karongi ageze mu rugerero agenda baririza umwe ahita afatwa wo mu rugerero abaze gufatwa bisanga ko wa mukuru we bamaze kuhanjugunya we ahita agira gute ahita akomeza ibugande bafata muri umuna we ataragaruka ahita amenya ko batangiye gukurikira ngo ahita gumiyo ngiyo
no kugeza uyu munsi no kugeza uyu munsi wa none ntiyagarutse yahise agenda ahubwo numva ngo yageze mu Buholandi. wa undi bafashe rero bafashe barafunze n'ubu ngubu yarafunze bafungiye hari igitaramo ndabona ubutabera bwakoze akazi kabwo bagenda bahakana bati ntago ari twe twamugize kuri yabaje gukubitirwa ku Gisenyi cyakora n'ibyo gukubitirwa ku Gisenyi byose byarabafasha karibo uko barabaza se umuntu yakubiswe mutandukanye urumva babaza uri ufunze yakubiswe mutandukanye agiye kwa mukuru wawe uvuga ute ko muri iryo joro ko bano guhamagaye yataye nomero za telefone bakaguhamagara bakakubira aho yatangiriye utageze aho yatangiriye yego none se ngo hari kure yaho none se ko ari kure yaho warutuye kwera icyo utamenyesheje mukuru wawe Zaburoni waruje mu rugo ko yatangiriye nabyo bibi by'ubusabira bafata kare bari bagambaniye ntabwo yigeze niwe wari ufite n'ibibazo bya jenoside yaje kubihanirwa nabyo nubwo babanje guhanirwa iki cyaha cyanjye n'ubundi nyuma we n'uwakumando yarambye ati uko byagenda kose imyaka bakatiwe n'iyuko baguhohoteye dosiye n'ubundi zakomeza ibyo nibikureba no kuzakomeza umunaka kwakubirana kureba urugero kuko bahuje amakuru Karongi yaje gukora iperereza mu Ruhango aho bavuka aho bavuka nabo bageza iwacu mu Ruhango ubugeza cyabwa Ruhango bajya gukora iperereza aho natoragwe ku Butare Rwanda bano ku Gisenyi hose bahuje amakuru rero biranga barakomeza barahanyanyaza Karongera bakatira barajurira mu rukiko rukuru ugereko rwa Rusizi banza bakubita y'imyaka naho bipfubusa bajurira ni Kigali byose bipfabusa ubu ngo barafunze wigeze ujya kumusura aho ari muri gereza kumuganire mubaze utse mwamo iki nta nubwo nifuza kuba namubona rwose kuko niba barampemukiye cyane kugeza ku munsi wa none ingaruka z'ibintu byambayeho nizo mpora mbona amaso yanjye birumvikana nose mbwira wa mushiki wawe no kuvuga ni na mushiki we wabo kwa nyina wabo kwa nyina wabo yego ni mushiki wawe kuri papa wawe ariko ni mushiki wabo kwa nyina wabo umva niwe wabahuzaga wamubwiye ko byagenze abifata ate arabizi yabifasha ate arabizi ahubwo ndetse n'abasaza be basangiye bahuza kwa nyina wabo bashatse kuba ari nkanjye bafata nk'umunyacyaha ngo nafungishije imiryango yabo nagize gute ndetse barashaka no kubyirukankamo ngo bice urubanza bati funguza abantu n'abavandimwe n'iki ariko biranga rero nagize ihohoterwa ahantu habi nagize ihohoterwa n'abariya shaka no guhohoterwa mu miryango naho mu miryango yanjye hari abo basuhuza ariko ubona harimo akantu wafungishije abantu ibintu birebire cyane none se wenda abo bantu bakekaga ko ugiye kubatanga nicyo cyatumye bagukorera ibyo urabona babwiye ibintu bya jenoside bahita batiye umuntu n'ubundi yari limaneye ko ashaka kugira ngo adutanga kuki wamugani kuki wabibabwiye ni kwa kuntu umuntu agira ivuzuvuzi kwa kuntu umuntu agira ivuzuvuzi kandi n'ubundi byanga byakunda n'ubundi reka uzashyira nkagira gute n'ubundi ikintu cyari kiyanjanye kugira ngo menye ahantu baba ariko uzakurikirane menye impamvu batagaruka iwabo n'ubundi basa nk'aho bafunga umugambi nari ifite ariko n'ubundi ko byayimeze rwose bivuze ngo byaravugwaga iwanyu ko bahunze Gacaca byose yes nawe uti niki gituma mutagaruka iwanyu iki gihe bahita bahinduka kuko urumva n'imiryango iwawe mu Ruhango aho bavuga nabo byarabatangaje cyane Zaburoni ubundi kariyo yayo aturiya muntu ho kabutini yazina yayo atubundi natwe ubwacu ko tutazi ahantu tutari tuzi ahantu baba Zaburoni hamenya kuko urumva hari bene wabo bafatika mu maraso yabo yose uretse kuba ngo bakugisenye ntago bari bazi urwo batuye kuko nibuka hari no umwana wabo agiye gushyingura agira kuru yamaze guhura na se isaramukata ise uri ufunze aramukata kugira atazamenya aho atamenya aho batuye ubu na bene wabo barabihishaga none abantu bakabatiza Zaburoni ko yamenye aho bate nyuma y'imyaka 30 nako bwacu tutaza abantu bacu bikabatagaza cyane ni bya bindi ngo buriya ushobora kwihisha umuntu ariko nawe wakwisha ijisho ry'Imana yego ntabwo wakwisha ijisho ry'Imana ubwo rero abo bantu ni kwa kuri nyine umuntu wese ni haya ni minisitiri w'ubutabera yageze kubivuga bati umuntu wese aho yakwihisha akabakagira byanga byakunda arashyira agafatwa isomo rikomeye ukuye muri ubwo buzima gukubitwa n'abagakwiye kuba ari abavandimwe bakoze jenoside aricyo cyatumaga nyine bihisha gutyo ni iki kintu navuga ngo kigaruka mu mutwe umuntu n'uyu umuntu ni iki nge buriya
ikintu cya mbere isomo ya mbere nakuyemo ndetse narabira n'abantu nuko igihe cyose uzi ko ufite icyaha ku mutima icyiza nuko wakwikiranura haba no kwikiranura n'Imana se ukanikiranura nawe wagiranye ibibazo kuko buriya tuba nk'umuntu wakoze jenoside agira ikibazo na leta kuko uwo yishe ni leta aho kugira ngo ahantu ahore yihishahisha yagaragara agasaba imbabazi leta yarangiza akajya gute yahanwa agahanwa kuko n'ubundi hari igihe imbabazi zidakuraho igihano ariko bati niba kuzafunga imyaka 30 bakaba bakabaho kipe cya kabiri aho kugira ngo uhore wihishahisha iyo ni isomo navanyemo ni ikintu cya mbere cyanyeretse ko amaherezo y'umunyacyaha arashyira akarangira yego nuko niba hari ikintu cya mbere cyambabaje niba hari ikintu cya mbere cyambabaje ni jenoside ibyabaga aho ngaho n'ibindi byose narabirebaga nari umwana w'imyaka ngira ngo 8 byose narabirebaga numva nubwo nkimara kugira ku Gisenyi nkimara kubabona nahise nkurura bwa buzima bwo muri jenoside nahise mbikora ndabibona numva rero hari ikintu cya mbere yanyigishije ikintu cya mbere cyanyigishije ni ukwereka ko Imana ari nyimbaraga ibyo nagiye mbwirwa kuva mu bwana bwanjye yasohoyeho kuko urumva niba ndengeje ku rugo nshatse kuvuga muri tuwareti ngenda nita kabutindi hagati barenze urugo hakaje mu nkangara mama yigeze ambwira inkuru ndaseka nihika ambwira ati amagambo ubundi bajya kuvuga uri umwana yajyaga ntera ubwoba kuko nibuka hari igihe yari ari mu rugendo mpetse mu mugongo kandi natwikiye noneho umugabo aducaho asunika igare ndanye nabante se yewe mugabo bite umugabo ati ni byiza shati se nabante kwera iki uduce utadushubuje ati waramutse shati yego ati rose wa mwana twitwa ndi nitwa kabutindi umugabo ngayikara cyane babari babintekereza none umugabo abwiya baba atiko se bada ati uwo mwana wawe koko yitwa kabutindi mama isoni ziramwisha ati niyo yise rwose nagariyo sinadi rero n'ubu ngubu niyo wajya aho mvuka hariya iwacu n'ubundi iryo zina rya kabutindi bararizi nakuze nitwa kabutindi noneho rero babihuje n'ibyambaye ku Itorero Rwanda baravuze ati Zabuloni ho ko ati yagiye yihanura ibintu bizamuha akiri umwana none ni kabutindi yewe Zabuloni reka tugane ku musozo ubuhamya bukomeye ibyo waciyemo bikomeye navuga ngo binigisha by'umwihariko abo tubana nabo eske ni abantu bameze gute ntitukizere buri muntu wese nubwo yaba umuvandimwe yego tujye tugira amakenga tuvuge ngo ese uyu muntu ntagiye kugira nabi kugira amakenga kuvuga ngo ntabwo yabikora oya gira amakenga Zabuloni wakoze kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye dusoze nzatanga nimero ku muntu kwifuza nta kibazo zayitanga nta kibazo ntacyo nzayishyira hasi wakoze kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye nitwa Rweme Mbabazi naho utaha